Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ng'amahoro n'ubuntu bya Kristo bibane namwe. Nkuko mwabyumvishe ni indirimbo Yesu umukunzi wanjye cyangwa se Jesus Lover of my soul. Ni indirimbo ya 59 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadventiste. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umugabo w'umwongereza witwa Charles Wesley. Akaba yaravutse ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka w'1707, aza gupfa mu mwaka w'1788 amaze imyaka 81 y'ubukuru. Charles Wesley azwiho cyane kumubwiriza butumwa ukomeye, umuntu wanditse indirimbo nyinshi cyane zo guhimbaza Imana zo mu gitabo. Yanditse indirimbo zirenga 6,000 ndetse yari n'umupoete. Ikindi we umuntu yamenya ku buzima bwe nuko we na mukuru we John Wesley aribo batangije itorero ry'Abamethodiste. Ntabwo mvuga cyane ku mateka atangaje y'uyu mugabo Charles Wesley. Uwayakenera ku buryo burambuye yayareba mu gitabo cy'intambara ikomeye mu gice cya 14 kivuga abagorozi b'Abongereza. Iyi ndirimbo rero Yesu umukunzi wanjye yarakunzwe kandi ivugwaho byinshi cyane. Tugiye kuri abantu batandukanye bagiye bavuga kuri iyi ndirimbo, ndetse turebe n'amateka yagiye isiga inyuma mu minsi yashize. Abantu benshi rero batandukanye bagiye bavuga iby'iyi ndirimbo n'impamvu yaba yarateye Wesley kuyandika. Umuntu umwe yavuze ko ubwo yarokokaga umuraba wo mu nyanja ya Atlantique, uwo muraba uri muri cya gice cy'intambara ikomeye cya 14 nabarangiye. Bavuga iby'uwo muraba yavaga mu Bwongereza ajya muri Amerika, baterwa n'umuraba mwinshi cyane, ariko bagize Imana bararokoka. Umuntu umwe rero yaravuze ati bishoboke ko yaba yaranditse indirimbo kubera iyo experience yamubayeho mu nyanja ya Atlantique. Undi nawe yaravuze ati ubwo Wesley yarahagaze mu idirishya ry'inzu ye mu gihe cy'impeshyi, akanyoni gato cyane kari gakurikiwe n'inyoni y'agace yashakaga kukarya karaje kamugwa mu gituza, nuko aragahisha ngo bimuha igitekerezo cy'ukuntu nta handi umuntu abonera ubuhungiro atari muri Yesu. Uwo muntu rero nawe yatekereje ko yaba ari icyo gihe yahimbye iyi ndirimbo. Ariko uwitwa Mary Hoover Moore w'i Bellefonte, Pennsylvania muri Amerika, wari ufite nyirakuru wari uzwiho kugira amakuru y'impamo y'iyi ndirimbo, yabitekereje pastor we muri aya magambo ati ubwo Charles Wesley yabwirizaga mu mirima y'ahantu hitwaga Kirle muri Ireland, abantu batashakaga inyigisho ze, abantu bangaga doctrine ze, bamugabyeho igitero bashaka kumwica. Yashatse ubuhungiro ku nzu yari hafi aho. Iyo nzu bakundaga kuyita famu y'abagenzi b'ikirwa. Umugore wa nyiri iyo famu yitwaga Jane Rory, amubonye amuhisha mu nzu bashyiragamo amata, yari ahantu munsi y'ubusitani. Ntabwo byatinze igitero cyamukurikiraga kiba kirahageze. Bamubaza uwo mugore aho amuhishe bafite uburakari bwinshi. Umugore arababwira ati ntawe uri hano, ndetse ngo agerageza no kubaha icyo kunywa kugira ngo bakuringe down, kugira ngo uburakari bafite bugabanuke. Nuko mu gihe bari muri ibyo ngo yinyabije hepfo mu nzu y'amata, abwira Wesley ati ibintu bimeze nabi, ati bano bantu bameze nabi, barasakasaka ahantu hose. Nuko aramubwira ati nyura ngo nanyure mu idirishya ry'inyuma, yihisha ahantu hari uruzitiro
hari uruzitiro rwari aho ngaho inyuma, ngo ndetse hari n'akagezi, hari isoko y'akagezi gatoya. Kuri urwo ruzitiro niho Wesley yanyuze mu idirishya ry'inyuma aragenda arihisha. Igihe rero ngo yari muri ubwo bwihisho wenyine, yumva urusaku n'induru y'abamuhigaga bamushakisha ahantu hose ngo bamwice, nibwo yanditse iyi ndirimbo itagisaza, Yesu umukunzi wanjye. Umubwirizabutumwa w'umunyamerika w'icyamamare akaba n'umukuru w'ikigo cy'amashuri cyitwa Oberlin muri Ohio, Charles Granson Finney, ageze mu zabukuru mbere y'urupfu rwe gato, ubwo hari nimugoroba, igihe mu rusengero babaga bafite service, ngo urusengero yabwirijemo imyaka irenga 40, yumvise baririmbiye indirimbo, ngo maze nawe abantu bagiye kumva bumva barayihanitse nk'urimo kuririmbana nabo. Aririmba kuva ku gice cya mbere kugeza ku cya nyuma. Ngo mbere y'uko bucya basanze yashizemo umwuka. Iyo yabaye indirimbo ye ya nyuma. Spurgeon uzwiho kuba umubwiriza w'umwongereza udasanzwe wo mu mwaka wa za 1700, yaravuze ati, umunsi umwe umuntu utari uzi iby'Imana, ntitwamenya aho aturutse, twagiye tubona yinjiye mu iteraniro. Yaje kuri Kristo azanywe n'iyi ndirimbo Yesu umukunzi wanjye. Uwo muntu yaravuze ati, nibyo se koko Yesu arankunda? Ati, none se niba Yesu ankunda, kuki njye nabaho mwanga? Hari indi nkuru y'umwana witwa Tom, umwana w'umuhungu witwa Tom wavuzaga ingoma. Uyu mwana w'umuhungu yavuzaga ingoma mu nkambi za gisirikare ahantu haberaga imirwano. Bakundaga kumwita Kadogo Diakone kubera ko ngo babonaga afite imyitwarire ya gikristo cyane, nuko bakajya bamuhimba iryo zina Kadogo umudiyakone. Umunsi umwe chaplain w'abasirikare yamusanze yicaye ahantu munsi y'igiti arira, aramubaza ati, Tom umuhungu wanjye byagenze bite kurira? Aramusubiza ati, naraye ndose inzozi ariko zanze kumva mu mutwe. Undi ati, inzozi bwoko ki? Aramubwira, turumva mama wanjye yari umupfakazi, yari akennye ariko yari umuntu mwiza cyane. Mushiki wanjye Mary amaze gupfa, mama yarahindutse cyane, byaramubabaje ndetse byaranamuhungabanije. Hashize umwaka nawe ahita apfa. Mbonye nsigaye njyenyine, nta mama mfite, nta n'ahantu ho kuba mfite, nahise niyizira hano mu ntambara mu gisirikare. Ariko ijoro ryashize narose intambara irangira maze ndataha. Ntaragera mu rugo, mushiki wanjye na mama wanjye baza kunsanganira. Nta gatekerezo kuko bapfuye na gato nari mfite, bari bazima rwose nk'uko tuvugana. Chaplain aramusubiza ati, shima Imana Tom, kuko yakwibukije ko mama wawe muzongera kubonana. Tom yumvise ashubijwemo imbaraga, yihanagura amarira. Umunsi ukurikiyeho imirishyo y'ingoma za Tom yumvikanye umunsi wose mu mirwano yari iteye ubwoba. Mu ijoro humvikanye amakuru y'uko Kadogo Diakoni muri iyo mirwano bamurashe agakomereka bikomeye. Mu gicuku mu ituze ibintu byose bicecetse, bumvishe ijwi rirangurura riririmba, kandi iryo jwi bari basanzwe barizi neza, ryari rya Tom. Yararirimbaga ati, Yesu umukunzi wanjye, mpa kuguhungiraho. Nyuma yo kuririmba igice cya kabiri, ijwi ryagiye rigabanuka buhoro buhoro kugeza rihagaze. Mu gitondo abasirikare basanze Tom
yicaye hasi yegamiye igishitsi cy'igiti yashizemo umwuka. Indi nkuru ni ubwato bw'Abongereza bwahuye n'inkubi y'umuyaga bukaruhuka ubwato, abarimo bose na kapiteni wabwo ntawabashije kurokoka. Ubwato bwasigaye bwonyine burimo ubusa, abantu bose barohamye. Ku meza yo mu kumba ka kapiteni basanzemo igitabo cy'indirimbo, bakibumbuye basanga harimo penso cyangwa se kereyo yari yakoresheje aca imirongo ku magambo yakundaga. Ubwo yabonaga hanze ikirere kimeze nabi, ubwato butangiye kurohama, yahise aca umurongo munsi y'amagambo atera ibyishimo. Ati, Yesu umukunzi wanjye, mpa kuguhungiraho ubwo umuraba usuma n'umugarugwa cyane. Uwitwa Henry Ward Beecher, umunyamerika uzwi cyane mu mateka, wabaye umubwirizabutumwa w'icyamamare ndetse yanarwanije ubucakara bwakorerwaga abirabura, we yaravuze ati, nahitamo kuba umwanditsi w'indirimbo ya Wesley, Yesu umukunzi wanjye, kuruta kugira icyubahiro no kumenyekana by'abami bose babayeho muri iyi si. Arakomeza ati, iriya ndirimbo ifite ubwiza butarondoreka, ifite imbaraga muri yo. Nahitamo kuba umwanditsi w'iriya ndirimbo kuruta kugira ubutunzi bwose umutunzi ukomeye wa New York yaba afite. Arakomeza ati, iriya ndirimbo izakomeza iririmba kugeza igihe impanda y'Imana izavuga, ndetse nkeka ko izaguma ku minwa yacu kugeza duhagaze imbere y'intebe y'Imana Data. Dr. George Duffield, nawe nk'umuhanzi ndetse n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi kandi nziza zo mu gitabo. Urugero ni nk'indirimbo ivuga ngo Stand Up for Jesus cyangwa se Ngabo muhaguruke, 172 mu gitabo cy'indirimbo zacu. Ageze mu zabukuru hamwe n'ubunararibonye bwe yaravuze ati, umunsi wanshimishije mu buzima bwanjye ni igihe neguraga inanga yanjye nyuma y'igihe kinini imanitse ku giti, nkumva nshoboye kongera kuririmba. Sinamenye uko byaje, ariko numvise indirimbo ndimo kuririmba ari Yesu umukunzi wanjye. Yaravuze ati, niba hari ikintu mu rugendo rwa Gikristo kibabaje cyangwa giteye ibyishimo, haba mu ngorane cyangwa se mu mudamararo, mu buzima cyangwa urupfu, iriya ndirimbo Yesu umukunzi wanjye ni indirimbo y'ibihe byose. Ndetse yanavuze ko igihe bahambaga Mr. Moody nawe ni umuntu wari umuririmbyi ukomeye ndetse ari n'umwanditsi w'indirimbo. Nawe hari indirimbo ze nyinshi cyane dufite mu bitabo by'indirimbo zo guhimbaza Imana by'Abadiventiste ndetse n'iby'abandi ba Protestant. Yaravuze ati, mu gihe twahambaga Moody, iyi ndirimbo Yesu umukunzi wanjye niyo twasorejeho imihango yo guhamba. Iyi ndirimbo rero ifite amateka maremare cyane, umuntu atavuga ngo yarangize, cyane ko na nyirayo kuyandika nawe afite amateka atari makeya. Yakunzwe n'abantu benshi kandi n'ubu baracyayikunda, ntawavuga ibyayo ngo abirangize. Gusa icyo nasorezaho ni uko ngo n'umuja w'Imana Ellen G. White yari indirimbo yakundaga cyane. Byatangajwe n'umwuzukuru we mukuru Ella White Robinson, yavuze ko yakundaga indirimbo nyinshi, ariko ngo Jesus Lover of My Soul yazaga ku mwanya wa mbere. Atangaza ibyo yanavuze ko iyo bajyaga gusenga, indirimbo batangizaga mu gitondo yitwaga mu gitondo njya ndirimba cyangwa se Lord in the Morning. Hanyuma mu masengesho ya nimugoroba ngo batangizaga indirimbo yitwa Gihe cyiza cyo gusenga cyangwa se Sweet Hour of Prayer. Nibyo rero mbashije kubabwira kuri iyi ndirimbo.
ntabwo umuntu yabivuga ngo abirangize. Nizere ko byabashimishije. Hari abantu benshi nzi bakunda iyi ndirimbo, nanjye ndimo, kandi nk'uko mubyumvishe ifite amateka maremare, ntabwo izibagirana mu buzima bw'abantu benshi. Nibyo rero mbashije kubabwira kuri iyi ndirimbo. Reka Yesu umukunzi wanjye ndetse umukunzi wacu twese tumuhungireho, azatugeze kuri Rembo Siyoni amahoro. Nibyo nifuriza umuntu wese mu izina rya Yesu, amen. Undi buhungiro nzibukire rwose, komeza ujye undengera, wizigire wenyine, ni banzi banjye simpugane na hato, ngushime mwami Yesu kutagira icyo unyima, usindagiza urushye n'urwaye uramukiza, urera bihebuje, ntabwo ngutunganiye, ndi mu bibi bikabije, wowe urakiranutse, ubabarira cyane kandi imbabazi zawe